Hi guys, nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza aho mugiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye impande n'impande bakunzi ba Mbarusha Mining TV. Wewe wamayininze payi wahawe migration, payi zawe zikaba zirokinze imyaka itatu cyangwa uzazibona imyaka itatu ishize cyangwa imyaka ibiri cyangwa usigaje umwaka umwe cyangwa usigaje amezi atandatu, muri iki kiganiro ube hafi. Nawe utarigeze umayininga payi nawe ube hafi. Hari andi makuru yagiye agaragara ku bigendanye n'amasoko, ayo nabisobanuye nabivuzo ko ari ririya soko bavugaga mu masaha yo mu gitondo ku itariki 23 z'uku kwezi kwa kabiri umwaka wa 2025, bavuga ngo ni Zipto Limited, ngo ni isoko ryiteguye gutanga ibicuruzwa ku giciro cya GCV. Mu by'ukuri nta muntu n'umwe utifuza ko kiriya giciro cya GCV cyaba approved cyangwa cyagenderwaho. So arabagiye bavuga ko kiriya giciro cyagaragaye ku ma exchanger ntabwo ari igiciro cyatanzwe na Kuatimu ntabwo yigeze yo yerekana igiciro, ati Kuatimu ati payi ntabwo zakorewe kujya ku ma exchanger, ati Dr Nicolas yavuze ngo abantu bose bafashe amapayi bakayakura muri payi wallet zabo bakayohereza ku ma exchanger, bazikureho bazigarure. Payi ntabwo ari zo kugurisha. Ibyo byose ndagira ngo tubigarukeho. Nimba uri mushyashya akari bwo bwa mbere ugeze hano kuri Mbarusha Mining TV, uyu niwo mwanya wo gukanda kuri subscribe ugafungura inzogera kugira tube tubana muri updates zacu za buri munsi. Igihe cyose Mbarusha Mining TV yaploadinze video kuri YouTube, iyo video uyibonere mu bantu ba mbere. Reka mpere kuri wowe wamayininze payi network, wahawe migration, ariko payi zawe ukaba uzazibona kuri available balance yashize nk'imyaka itatu, imyaka ibiri, umwaka umwe, amezi atandatu, cyangwa nawe utaramayininze payi. Ariko uyu munsi wa none hakaba nk'uko abapayiniya ndajya mbahereza amakuru wenda mushaka ko mbabwira, kubera ko akenshi ari igihe mbahereza ukuri mukabirakariramo ugasanga muri gutukana, mu gihe hategerejwe ko Kuatimu ya P-Network ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka 2024, cyangwa abapayiniya dutegereje ko muri dashboard za Pi Network tuzabonamo igiciro cya Pi Network, kubera ko kiriya giciro cyo ku ma exchanger abapayiniya ntabwo bacyemera. Kiriya giciro cyo ku ma exchanger ntabwo ari igiciro cyatanzwe na Kuatimu ya P-Network. Ari amapayi ari ku ma exchanger ntabwo Kuatimu ya P-Network ibizi, kubera ko payi ntabwo yakorewe koherezwa ku ma exchanger. Ibyo bibazo byose ndagira ngo mbigarukeho, kandi muzi ko ama exchanger yamaze gukora imyirondoro cyangwa yamaze kugenzuza ama business yabo, yakoze ama KYB, yamaze kwemezwa. N'uyu munsi ugiye muri dashboard za Pi Network uyabonamo. Kugeza uyu munsi nkoze ikiganiro amaze kuba ama exchanger 5: OKX, Bitget Exchange, Get.io, ndetse n'iyo bita Mexic, n'iriya yitwa Pioneer. Ayo ma exchanger yose kari 5 yamaze gukora KYB, yabaye verified cyangwa yamaze kuba approved. Ariko kiriya giciro kiri ko ari ama exchanger Kuatimu ya P-Network ntabwo ikizi. Okay, ndagira ngo tugendane point kuri point, kubera ko shaka guhereza point ku bantu bamayininze payi bahawe migration ariko badafite payi kuri available balance. Nawe utaramayininze payi ube hafi. Ikindi, hari amakuru avuga ko Kuatimu ya P-Network igiye kudutangariza igiciro cya nyacyo. Okay, ikindi, ari amasoko yiteguye gutanga ibicuruzwa ku giciro cya GCV. Okay, uyu munsi wa none sasa kubona payi biroroshye cyane. Uyu munsi wa none ku itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2025, kwari ama exchanger kubona payi biroroshye cyane. Kora ibishoboka byose ugende ukureho payi ebyiri kuri wowe wahawe migration, ariko payi zikaba zitarajya kuri available balance. Mu gihe utegereje ari amasoko cya kiriya giciro cya GCV ko cyemezwa, cyangwa Kuatimu ya P-Network ko itwereka igiciro cya nyacyo muri dashboard, kubera ko kiriya giciro kiri mu ma exchanger ntabwo abapayiniya bacyemera. Okay, njye inama ndi buguhereze ni iyi: kora ibishoboka byose ujye ko ari ama exchange, kubera ko ziriya ni payi ziririyo. Genda ukora ibishoboka byose
ukureho payi ebyiri kuri exchange uzohereze muri payi wallet yawe. Hanyuma ari amasoko natangira gutanga ibicuruzwa, izo payi ebyiri uzazikoresha cyangwa payi eshatu uzazikoreshe muri goods and service kwa kiriya giciro cya GCV igihe kizaba cyagize ute cyemewe. Iyo si point yumvikana. Kandi ubwo nabwo muraza mvuge ati Mbarusha Mining TV ari kubeshya, ibintu ari vuga ntaho yabisomye, ari kubeshya. Ikindi abapayiniya bavuze ngo Dr Nicolas ngo abantu bose bafashe amapayi bakayakura muri wallet yabo bayajyana ku ma exchange ngo bayagarure bayasubize muri payi wallet, hanyuma bategereze igiciro cya GCV ko kizemezwa cyangwa bategereze kwa team ya P-Network izabereke igiciro cya nyacyo. Inama nakugira wenda nimba ufite payi wenda 100, kamfate payi 100 ukaba waramaze kuzohereza kuri exchange, ushobora kugurishaho kimwe cya kabiri bitewe n'ibibazo ufite cyangwa n'uburyo ukeneye nk'amafaranga, ikindi kimwe cya kabiri ukagisubiza muri payi wallet yawe, hanyuma ukazategereza igiciro kwa timu izerekana. Mu gihe kiriya giciro kiri ku ma exchange abapayiniya bamwe na bamwe batacyemera. Okay? Ikindi ndi bugarukeho, payi ntabwo yakorewe kujya ku ma exchange. Okay? Ari ama exchange yamaze kuba ari kugenda aba verified cyangwa aba approved. Harimo zimaze kuba 5, harimo OKX, Bytegate Exchange, Gate.io, Mexic n'iriya ya Pion. Ara nama exchange cyangwa ama wallet. Ubwo rero inama nakugira wowe utaramayininze payi cyangwa ufite payi muri wallet ariko zikaba zigifunze, ukaba utegereje kubona kiriya giciro cya GCV cyangwa ukaba utegereje guhahisha payi ku giciro cya GCV cyangwa guhahisha payi kwari ya masoko, genda ku ma exchange, imiryango irafunguye, ugiye ku ma exchange ukora ishoka byose ubona nka payi 3 cyangwa payi 2, hanyuma uzifate uzohereze muri payi wallet yawe, hanyuma amasoko natangira gutanga ibicuruzwa uzayakoresha cyangwa uzahahisha izo payi 2 ku giciro cya GCV ni amafaranga make. Si ku giciro cya GCV $314,159 by'idolari, urumva ko ni muri miliyoni 450 z'amanyarwanda ngereranyije n'aho idolari rigeze. Ubwo payi 2 urumva ko ni miliyoni 900, hafi miliyari iburaho miliyoni 100. Ubwo ayo makuru uraza uvuga ati Mbarusha Mining TV ibintu yavuze yabeshye. Ziriya payi ziri ku ma exchange ni payi za nyazo ziririyo, kandi payi ntabwo yakorewe kujya ku ma exchange. Genda rero zigureho, wagura 3, wagura 5, uzisubirize muri payi wallet yawe, wicara ufitemo payi 5 ziri kuri available balance ku buryo uzazikoresha kwa kiriya giciro cyangwa amasoko natangira gutanga ibicuruzwa. Ibyo birumvikana. Hanyuma ntuze kugira ikibazo uvuga ngo konti yanjye baraza kuyifunga, yoherejweho payi mu buryo butemewe. Oya, muzi ko Open Network yarabaye, bemereye andi ma network kwikonegita n'uyu mushinga, ariyo nayo ma exchange 5 ndi kukubwira yemewe, anagaragara muri dashboard za payi network. Ayo ma exchange yose nkubwiye wajya ukayaguriraho amapayi, warangiza wowe ukayohereza muri payi wallet yawe, isa igihe kiriya giciro cya GCV cyangwa igihe kwa timu ya P-Network izabitweretse igiciro cya nyacyo nkuko abapayiniya bagitegereje cyangwa tugitegereje, izo payi ukazazikoresha kandi waba waragize ute waraziboneye ubuntu. Ako kantu si ubwenge. Hanyuma ku itariki 28 z'ukwezi kwa 2 umwaka wa 2025 grace period izarangira. Grace period izarangira, umuntu izafata azahomba payi zose yamayininze mu gihe cyose cya grace period, cya igihe cyose grace period izaba bavuze ngo none nta yandi mahirwe yongera kugira ute gutangwa. Rero buri wese acekinge account yiwe, arebe nimba nta KYC afite, arebe nimba nta deadline iri gutera,
cyangwa atarakoze KYC nabi kandi yarayihawe mu gihe cya grace period ayiperforming cyangwa ayipasinge. Nubwo nkunda kubabwira ati tugize amahirwe kuba timu ya P-Network yakongera grace period ikagomeza ikayiprolonja, yashaka ikaza grace period ikamara n'umwaka, kubera ko ni amahirwe tuba tugize. Grace period iza ari amahirwe ku mupayiniya wese, yaba wowe yaba njyewe, by'umwihariko iyo wumvise umuntu waranamusize muri security cycle yawe cyangwa waramutumiye birahagije. Grace period igihe cyose yamufata payi ya mininze zose mu gihe cy'amezi 6 cyangwa ubu n'amezi 7, mu gihe cy'amezi 7 ubwo izo payi yazibura, kandi muri ayo mezi 7 nawe ari payi uba waramwinjijeho zimuvuye. Ariyo mpamvu ugomba gucekinga account yawe ukareba ko nta grace period ufite, ukuzuza mainnet checklist, ubwo ni KYC, ukareba ko wakoze za liveness, ukareba ko tentative ibibazo byawe wayikemuye. Kugira uve muri tentative cyangwa kugira uhabwe migration, gerageza ukore update ya email yawe hanyuma uhindure na password. Ndakubwiza ukuri ibyo bintu iyo bikoze nta minsi 3 cyangwa iminsi nishira utarahabwa migration. Abantu bajye baza muri comment babahereza ubuhamya, ese uhinduye password ugakora na update ya email bituma uhabwa migration, yego cyangwa hoye? Mwandike muri comment muvuge ati nibyo cyangwa sibyo. Hanyuma ubwo mbahereje point yo kugenderaho, nimba utaramayininze payi wajya ku ma exchange ukazigura. Nimba waramayininze payi ariko payi zawe zikiri muri lockup, nta kibazo. Igihe cyose wahawe migration kuri wallet yawe wemerewe kwakira no kohereza, wajya kuri exchange ukagura payi nkeya ukazohereza kuri wallet yawe, hanyuma amasoko yazatangira gukora ukazifashisha izo payi. Ubwo waba mu by'ukuri waba umeze nk'umuntu wagize ute, wazitoraguye ku ma exchange. Murabizi ko igiciro n'ubundi kiracyari hasi ku ma exchange. Mugeragezo mukoreshe ayo mahirwe kubera ko birashoboka cyane rwose. Ntabyo vuga ngo baramfungira konte, hoya, open network rwose yarabaye, kandi ayo ma exchange ndi kubabwira yamaze kuba approved, yamaze gukora KYB muri Pi network, barazemereye. Mugerageje mukoresha ayo mahirwe, nta wamenya. Nubwo usanga abantu bari gutukana umuntu abahereza ukuri, hanyuma na ririya soko ryagaragaye bavuga ngo Zipto ngo limited ibiki n'ibiki, abantu tubana muri groupe za WhatsApp muzi ko nabahereje amakuru ya nyayo ariho byasobanutse. Rero abantu bavuye mu rujuru. Nayo nimba wifuza kwinjira muri groupe zacu za WhatsApp, ujye muri comment urabonamo link ya WhatsApp, uyijoininge uze muri WhatsApp tujye tubana. So ikiganiro reka ngisoreza ahangaha rero, mukande subscribe tujye tubana muri updates zacu za buri munsi. Igihe cyose Mbarusha Mining TV yaprodinze video kuri YouTube, iyo video uyibonere mu bantu ba mbere. Ciao ciao, ndabakunda cyane bakunzi ba Mbarusha Mining TV.